Ikaze ku murongo wa Bibiliya uyu munsi, nshuti wahisemo kumva radio ijwi ry'ibyiringiro, Imana iguha umugisha. Turakomeje rero n'icyigisho cyacu. Nubwo agufite mu byo yavugaga harimo ukuri, ariko nawe ubwe ni ukuri, kubera ko ni Imana, nta n'icyaremwe kitaremwe nawe, kandi ikinyuranye n'ukuri ni ikinyoma. Satani rero niwe munyabinyoma, kandi akaba yarahimbye uburyo bwo kuramya ariko butari bwo bupfuye. Nawe rero ubwe ni ikinyoma, nk'uko nawe ibyo avuga ari ibinyoma, ariko Yesu Kristo niwe kuri. Hano rero turabona ngo inshuro nyinshi mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ukuri guhuzwa na Yesu, kugahuzwa na Data ndetse na Mwuka Wera. Nuvuga ngo bashobora kujya kuvuga Yesu bakavuga ukuri, bajya kuvuga Data bakavuga ukuri, bajya kuvuga Mwuka Wera nawe bakaba bamwita ukuri. Ukuri guhuzwa na Yesu, Jambo Logosi, ndetse n'umucyo mu buryo butandukanye n'umwijima. Mbese nk'ikinyuranyo cy'umwijima, nk'ikinyuranyo cy'ibinyoma, ariko Yesu Kristo we ni ukuri. Maze rero nanone kandi ikinyoma gihuzwa n'ikibi ndetse n'icyaha. Kubw'iyo mpamvu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ukuri ntabwo kurebana n'ibintu bifatika cyangwa se imibare gusa. Ukuri gukubiyemo ibimeze nk'ibyo bimaze kuvugwa, ariko kandi ukuri gukubiyemo ingingo yo kuba indahemuka ku Mana ndetse no gukurikiza ubushake bwayo. Kuba indahemuka ku Mana no gukurikiza ubushake bwayo. Yesu ari hano ku isi ntabwo yabusanyaga n'ubushake bw'Imana, kandi Yesu hano ku isi yabaye indahemuka ku Mana Data, nuko akagenda akurikiza ubushake bwa Data. Niyo mpamvu yavugaga ati, ibyo nkora simbikora ku bwanjye, ahubwo mbikora ku bwa Data. Ati kandi sinjye wihuruje ngo nze muri iyi si, ahubwo ndi gukora umurimo Data yantumye. Niwe wantumye, kandi yantumye kumumenyekanisha. Umbonye ababonye Data. Mbese Yesu Kristo ni ukuri. Benshi hanze barabogoza, bashaka Imana nzima, barifuza cyane kubana n'ijuru. Ubwenge bw'abantu uko bwaba bumeze kose ntibushobora gutera umutima kunyurwa. Ibihangano by'abantu nta gaciro bifite. Mureke ijambo ry'Imana rivugane n'abantu. Mureka bumvise imigenzo n'ibitekerezo by'abantu gusa, bumva ijwi ry'ufite ijambo rivugurura imitima yabo kugira ngo itegurirwe ubugingo buhoraho. Abantu batizera Imana, abantu batiringira Imana, umva bapfa barashenjaguritse, banapfa nabi. Ariko mu Mana, muri Kristo, niho hari umunezero wose, niho hari ukunyurwa kose. Ushobora kuvuga uti, mbese ko tuzi abantu bakoreye Imana ariko ubuzima bwabo bukaba bwari bushaririye, umunezero bavuga wo muri Kristo mbese abo barawugize? Ariko nshuti uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro, muri Kristo harimo umunezero ndetse n'ibyiringiro n'ihumure rihumuriza na wa wundi uri gusamba, ari gupfa ahowe izina rya Kristo, ariko agapfa anezerewe kuko ari kureba agarizwe gurikurwa inkota, cyangwa kugaburirwa inyamaswa z'inkazi, cyangwa se no gupfa urundi rupfu rukomeye kandi rwakabaye rubabaje, ariko bapfaga banezerewe kubera ibyiringiro ndetse no kugira kumenya ko Yesu Kristo ari Imana, kandi ko nyuma y'urupfu ubuzima buzakomeza, hazabaho umuzuko. Ibyo rero bigatuma abubaha Imana bakajya gushakira Imana aho itari, maze bakibabaza nka babandi b'i Karumeli, igihe babandi basengaga Bayali
bikebesheje inzembe, bikebesha amabuye, umunsi wose baribabaza, ariko mu by'ukuri bari bagiye gushaka imana itariyo. Twebwe imana yacu rero ntidushyiraho icyo gitutu, ntabwo ari inyabukana, ahubwo ni imana nzima kandi ni imana y'urukundo. Tekereza icyo kuba Yesu ari ukuri bisobanuye kuri Kristo. Yesu ni ijambo Logosi wahoranye n'Imana uhereye kera kose, kandi akaba n'umuremyi w'ibintu byose, kuko nta kiri mu isi kitaremwe nawe. Uwahoranye n'Imana uhereye kera kose. Yesu afite imico ya se, kandi Yesu ni ndiho. Kubaho kwe ntabwo gushingiye ku muntu uwo ari we wese cyangwa ku kintu icyo ari cyo cyose. Nta kintu kiriho harimo n'ubumenyi kitariho kubwe. Nta kintu kiriho harimo n'ubumenyi kitariho kubwe. Nyamara bamwe bagira ubumenyi, bakagira ubwenge, bakagira ubuhanga, barangiza bakabikoresha ahubwo barwanya Imana. Nyamara nta kiriho kitaremwe nawe. Ariko Yesu Kristo kubera ko yicishije bugufi ndetse akaza akajya mu mwanya wo kuba yaratinye igihe yari agahinja, maze Yosefu agira ubwoba ko bashobora kwica Yesu. Yesu wishyize muri uwo mwanya, muri izo ntege nke zo kuba umuntu yiremeye, umuntu uhabwa imbaraga nawe, umuntu uhabwa ubuzima nawe, umuntu uzahabwa kurama nawe, ntacyo azishoboza atagishobojwe n'ijuru. Ariko Yesu akishyira mu mwanya wo kuba yavuga ati binashobotse Herode yanyica kandi bigakunda. Yesu rero ajya atanga imbaraga akaziha abantu, ajya atanga ubwenge akabuha abantu, ariko abantu izo mpano bahawe bazikoresha mu bushake bwabo. Bashobora kuzikoresha bahimbaza Imana, cyangwa se bayiramya bayihesha icyubahiro, cyangwa se bakabikoresha bayirwanya kandi ikabyemera, kubera ko yatanze umudendezo. Icyakora hazaba urubanza buri muntu wese. Imbaraga wahawe, ubushobozi wahawe, icyubahiro wahawe, urwego wari urimo, ibyo wari ushoboye gukora, ubumenyi wari ufite, ubwenge wari ufite, ibyo byose uko wabikoresheje bizakuzana mu rubanza. Kandi ikintu cyose kiriho cyaremwe na Yesu, kandi kiriho kubwe, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye, kandi rero ni nawe byaremewe. Ntabwo Yesu afite ukuri muri we gusa, ahubwo niwe kuri. Ukuri ntabwo ari igitekerezo, ahubwo ni muntu. Yesu Kristo ni ukuri. Kandi bari kutubwira ko nta kintu cyaremwe kitaremwe nawe. Harimo n'abantu rimwe na rimwe ushobora kubona bafite ubwenge bukomeye kandi bakarwanya Imana, bakanasobanura uburyo rwose bashaka kumvisha abandi ko Imana nta n'imbaraga yifitiye, kandi bakabivuga bigakunda, ntibagire icyo baba. Ukagira ngo Imana iratwihanganira, maze igategereza igihe urubanza ruzacirirwa, buri muntu wese akabazwa ibyo yakoze. Ariko Yesu we ni ukuri, kandi Yesu ni ndiho. Yesu ni Imana, ibintu byose niwe wabiremye, nta cyananira Yesu. Nibyo ushobora kuvuga uti ariko manza biriya se ko mbona rwose haba ari abantu bakabije kuyikora mu jisho, kwitavuga, kwitigaragaza, oya. Yesu Kristo si nk'umuntu, ahubwo we ni Imana. Ukuri, Yesu Kristo ashobora kugereranywa n'izuba rimurikira isi. Ukuri kugereranywa n'icyo uwitwa Lewis yavuze ku Bukristo ati:
nizera ubukristo nk'uko nizera ko izuba ryarashe, bidatewe n'uko ndireba gusa, ahubwo bitewe n'uko binyuze muri ryo ndeba ibintu byose. Mbese iyobokamana ni ubusizi? Hano rero bakatubwira bati Yesu we kuri niwe udushoboza gusobanura neza isi ahatuzengurutse. Isi iri ahatuzengurutse dushobora kuyisobanura neza tubifashijwemo na Yesu Kristo, kuko ari we wayiremye. Naho ubundi ubwenge bwose twagira, ubuhanga bwose twaba dufite, ariko niba tudafite Yesu ngo adufashe gusobanukirwa neza n'isi tuzengurutse, tuzayisobanura mu bwenge bupfuye, tuzayisobanura mu kinyoma, tuzayisobanura mu mwijima. Ariko Yesu we mucyo, Yesu we kuri, Yesu we nzira, Yesu Mana, Yesu ubeshejeho ibintu byose kuko ari we wabiremye, niwe wadufasha gusobanukirwa neza n'iyi si ituzengurutse, kandi tugashobora gusobanukirwa n'umwanya twe turimo muri ibyo Imana yaremye. Yahaye umuntu kubitegeka, yamuhaye ubwenge buruta ubw'ibindi, ariko umuntu nanone ni nawe wagiye ahemukira Imana akayivaho, kubera ko Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi, kandi icyo yari arakariye kurusha ikindi ntabwo ari izuba yari arakariye, si ukwezi yari arakariye, si imisozi yari arakariye, si inyanja yari arakariye, nta nubwo ari amabuye yari arakariye, ahubwo igikomeye kurusha ibindi yari arakariye umuntu kandi yifuza kumugusha. Niyo mpamvu rero ku muntu hari intambara ikomeye cyane hagati ya Kristo na Satani. Ariko Yesu we kuri, Yesu we jambo, Yesu waturemye kandi utubeshejeho, witeguye kugaruka kutujyana iwe, nk'uko yabivuze ati nta kabuza nzagaruka. Yiteguye kugufasha, yiteguye kukurwanirira kugira ngo nawe uzaneshe, uzatsinde, uzabe mu bwami bw'Imana yagiye kudutegurira. Nanjye rero ndakurarikira kugira ngo wite kuri uwo muburo wa Kristo, kandi n'iryo rarika uryitabe kugira ngo twese tuzabane mu bwami bw'Imana. Nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.